agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje dukurikiye muri kano kanya ngo haye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye zirimo na virusi itera sida ni zimwe mu zihangayikisha ubuzima bw'uzirwaye. Uretse kuba se zigira ingaruka ku mubiri, uranabizi se ko zigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Wa muntu utarakira ko yanduye, ugifite igikomere, ugifite ihungabana, nawe ahita avuga ati ariko ubundi nanjye wakanduza abandi nkareba uko bigenda. Uwo ni Umutoni wa Sejane, umuganga w'indwara zo mu mutwe, imitekerereze n'amarangamutima ya muntu. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Aradufasha gusobanukirwa uburyo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye zirimo na virusi itera sida zigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe bw'uzirwaye. Aranatugira inama kandi y'icyakorwa mu gufasha uwatangiye kugira ibyo bibazo ndetse no kubyirinda. Njye gutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kuganira ku ngaruka z'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye zirimo na virusi itera sida ku buzima bwo mu mutwe bw'uzirwaye. Mbere yo gutangira reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'uwo muryango Raison des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, Amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twakiriye Umutoni wa Sejane, umuganga w'indwara zo mu mutwe, imitekerereze n'amarangamutima ya muntu. Abantu batekereza ko ubuzima bw'umuntu bugizwe n'umubiri gusa, ariko umuntu agizwe n'imitekerereze, ibyiyumvo ndetse n'uburyo yitwara. Abantu benshi rero bibanda ku mubiri gusa, bakibanda kuri izo ndwara umuntu yanduye, bakirengagiza ya mitekerereze. Ari naho wa muntu wagize ibyago, niba nabyita nk'ibyago byo kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo nk'imitezi, mburugu n'izindi, byangiza imitekerereze y'umuntu kuko ubwabyo icyo gihe yamenye ko yayanduye. Icyambere agira n'ipfunwe, kwiheza cyangwa icyo twakwita kwigunga. Rimwe na rimwe aho usanga yumva ko atagikeneye kujya mu bandi, ndetse n'abandi babimenye bagatangira kumuha akato, aho kumugira inama y'aho yajya kwivuriza cyangwa gushaka ubufasha bakamuha akato, ari naho nawe ubwe yumva ko atakiri umuntu. Aho rero bamwe no gushaka ubufasha birabavuna, kumva ko bya bindi wirinze rero bikugezeho atari nawe wabigizeho uruhare, ndetse hazamo n'agahinda gakabije. Uwo muntu rero hari abahita batekereza ati se ubundi wakipfira ko mura ntacyo bimaze. Hari n'abadatinyuka ngo ajye no kwivuza nk'abo ngabo. Twavuga ko bifitanye isano n'ubwo buzima bwo mu mutwe bwangiritse. Yego, buriya kuvuga ngo kujya kwivuza ni intambwe ikomeye cyane, ni n'ubutwari bamwe bivuna cyane, kuko gutekereza ngo ndajya imbere ya muganga mubwire uko byagenze, ubwabyo ni ibintu bivuna abantu benshi binabagora. Kuba uyu munsi abantu bamwe barwara ugasanga indwara yavuye ku buryo wenda ku mahirwe yari kubasha gukira ikagera ahandi itabasha gukira, si uko aba ayobewe ko hari abaganga, ahubwo nuko aba yibaza ngo biragenda bite, baramfata gute, barambona gute. Mbere na mbere ryapfunwe na kwa kwigunga nibyo bimubuza kugira ute gutera intambwe yo kugana ivuriro. Binongeyeho kwiza indwara ziba ari indwara nyine ziteye isoni, kuko kumva ko zanyuze mu mibonano mpuzabitsina nyine idakingiye. Yego, kumva ngo narasambanye ni ikintu sosiyete yumva ko ari ikintu kidasanzwe. Hamwe bavuga ati ni indaya yaricuruje. Aho rero gutekereza kugira ngo ajye kujya muri rubanda batangira kumuha urw'amenyo, ahitamo kuvuga ngo reka mpfe, mbese reka mfane ibyo mfiteho kugira ngo rubanda batangire kunshishamo ijisho. Hari wa wundi rero noneho wanduye virusi itera sida. Virusi itera sida kugeza ubu nta muti nta n'urukingo. Duhereye kuri uyu wayanduye, wenda yakoze imibonano mpuzabitsina, yanamenye ko ashobora kwanduramo virusi itera sida, ariko ntiyari yiteze nyine ko ari buyanduye, kuko iyo abazi ko ari buyandure wenda ntiyari no kubikora. Uwo nguwo bwa buzima bwe bwo mutwe buzangirika gute? Aho rero niho biba bikomeye cyane. Mbere na mbere umunsi amenya ko yanduye, ubuzima bwo mu mutwe abenshi butangira kwangirika.
habanza kuzamo kugira ute guhakana kumva ko bidashoboka. Ese ni ngiye byabaho abandi ko babikora inshuro zingahe bakagira ute ariko nge mbikoze rimwe koko mise nandura. Hakazamo noneho kwa kwigunga akumva ko si nkijya mu bandi kuko sosiyete iri hano hanze iracyaheza abantu bafite ubwandu bwa sida, baracyumva ko ari umuntu udasanzwe, aho usanga bamwe bavuga ati ntago twagendana nawe, ntitwavugana nawe, wenda ntitwasangira. Hari abacyumva ko gusangira nawe ku isahani imwe bizatuma yandura, nawe yatekereza wenda kakato yigeze kubona gahabwa mugenzi we akumva ko nawe kagiye kumugeraho, agatangira kwiheza ndetse akatangira kumva ko ntago yafata imiti. Ese nibambona ngiye gufata imiti bizagenda biti? Hari n'abahindura icyerekezo akajya kuyifatira nko mu kandi karere yanateze yakoze urugendo kandi imiti iri ku bigo nderabuzima ahantu hose. Yego, usanga umuntu aturuka nk'igisagara akajya gufata imiti muri Muhanga ngo batazabimenya, batazanseka. Ibyo rero biba byamaze kugira ingaruka nini ku buzima bwe bwo mu mutwe, aho bamwe banatekereza kwiyahura akavuga ati n'ubundi ntacyo maze. Bavuze ko umuntu ufite indwara ya sida n'ubundi ameze nk'uwapfuye, kandi buriya indwara ya sida wafashe neza imiti ubwabyo nta nupfa kukunyuzamo ijisho, nta n'umenye ibyawe utabimubwiye. Yego, uwo nguwo urumva yagize ingaruka kandi nibura n'ibyo yakoze yari anabizi. Hari undi noneho nka bimwe twavuga no ku zindi ndwara, ni abantu bashakanye, umwe yarifashe ariko mugenzi we akaba muciye inyuma tayararagiye abamuzaniye virusi itera sida. Wowe noneho bayizanye atanabigizemo uruhare, we bigoranye gute kuri bwa buzima bwe bwo mu mutwe? Urakoze cyane. Yewe rero kumbaza icyo kibazo natekerezaga ku zindi kesi maze iminsi mpura nazo. Bari abantu buriya ni nabo bantu bavuna cyane, kubera ko we abandi anyura muri za stage twagiye tubona, akabasha kubasha kumva se kwakira neza indwara yanduye, urugendo agiye gukora, we arabyumva umuntu wabigizemo uruhare. Ariko wa wundi utarabigizemo uruhare biragorana cyane. Niwe usanga yaraheze mu cyiciro kimwe, ugasanga yaraheze mu cyiciro cyo kutiyakira, ku buryo bishobora no gufata igihe kirekire kugira ngo abashe kwiyakira, abashe no kwemera gufata ya miti. Ni nabo usanga inshuro nyinshi bagerageza igikorwa cyo kwiyahura, cyo kwiyambura ubuzima, kubera ko we buriya umuntu wakoze ikosa arizi atandukanye n'umuntu utararigizemo uruhare. Abo rero biba bigoranye cyane, kandi ni naho ngira inama cyangwa nakangurira abantu bari hafi yabo kutabatererana cyangwa ngo babareke bonyine babaheze, ahubwo bakagira bakabegera kuba babashakira ubufasha ku muganga ubizobereyemo. Hari ikindi cyiciro gikomeye mu bintu bijyanye na virusi itera sida. Ubu ngubu igihugu cyashyizemo imbaraga, hari gahunda nyinshi zihari zifasha umubyeyi ufite virusi itera sida kuba yabyara umwana muzima utaranduye, agatangira gukurikiranwa mu gihe atwite, agakurikiranwa abyara ndetse no mu gihe yonsa wa mwana kugeza ku myaka 2. Nubwo hari izo ngamba zose, ntibivuze ko hatari bake bandura, ugasanga umubyeyi nyine yanduje umwana we. Duhere kuri uyu mubyeyi wari uzi ko afite virusi itera sida, wananyuze muri bya byiciro wenda bigoye nawe kubyakira, none akumva ko yanduje umwana we, kandi hari uburyo bwo kuba yanamurinda. Ubuzima bwe bwo mu mutwe buzangirika gute? Bari ababyeyi ubuzima bwabo burangirika cyane, kuko mbere na mbere abantu na cya kintu cyitwa kwicira urubanza, kwishinja icyaha, kumva ko ari we wangije ubuzima bw'umwana we, aho anatekereza ati ejo hazaza h'umwana wanjye ndahangije. Rimwe na rimwe urumva atekereza ati umwana wanjye nakura ashobora kunyanga, kandi koko hari abakura bakanga ababyeyi babo kuko baba bashinze amakosa, avuga ati ibi byose ni ukubera wowe, iyo ataba wowe ntago nanjye mba mbayeho gutya ubuzima bwanjye bwose mfata imiti. Aho wa mubyeyi rero ni hamwe usanga nawe akomeza kubana na cya gikomere ku mutima cyo kwishinja urubanza. Noneho wa mwana we rero wavutse agasanga afite virusi itera sida, buriya mwana birakomeye cyane, ndetse buriya ni nawe ubugoye kubyumva. Wa mwana nta ruhare yabigizemo, ntiyigeze wenda avuga ngo nk'abana kumwe bashobora gukina yakinishije wenda nk'ibikoresho bikomeretsa by'umuntu ufite ubwandu, wenda ngo niho yayanduriye. Nta hantu na hamwe yigeze akora ikosa. Aravutse baramubwiye bati imiti, jya ku miti. Hari n'igihe batatinda no kubimenya, atazi n'imitanywa ngo niyiki. Yego, rero aho abimenyeye uriya mwana arahangayika cyane. Hari n'ababyeyi batanumva igikomere umwana ari guhura nacyo, usanga batabiha agaciro, bakavuga ati ahubwo yigize kirara. Ari naho buriya imwe mu mico n'imwe tugenda tubona y'urubyiruko cyangwa navuga y'abana iterwa n'ibyo baba bamenye batari biteguye kwakira. Umwana amenye ko yanduye virusi itera sida, atekereza ahazaza hiwe,
ese niba ari umukobwa nzabasha kubona umugabo, niba ari umusore ninde muntu uzanyakira muri bagenzi banjye, niba bimenya barahita bampeza kubera ko aba yumva bagenzi b'ibyo bavuga, agatangira kugira ute kumva ko ubuzima bwe burangiye, akiyahuza ibiyobyabwenge, agatangira kujya mu ngeso mbi kubera ko we ubwe kwakira ko yabana n'ubwo burwayi ntarabyumva, atangira kumva ko n'ubundi ubuzima bwe bwarangiye. Hari abantu bandura rimwe ku Rwanda avuga virusi itera sida bikarangira yumva ko agiye kwanduza abandi bose. Hari igihe abantu babifata nk'ubugome, ariko se nta hantu byabihuriye na bwa buzima bwe bwo mu mutwe bwangiritse. Bifitanye isano kandi rikomeye cyane. Wa muntu utarakira ko yanduye, ugifite igikomere, ugifite ihungabana, nawe ahita avuga ati ariko ubundi nanjye wakanduza abandi nkareba uko bigenda, ko nanjye nta ruhare nabigizemo, nanjye siniyangaga. Rimwe na rimwe hari ahita avuga ati nanjye nari umukobwa mwiza, nasaga neza, ubwo rero ahubwo reka mpere kuri ba bandi bose nanjye mbereke agahinda mbamo. Urumva ntafite uwasangiza agahinda ke. Uburyo rero ari kwerekanamo agahinda ke ni ukubanduza kugira ngo namwe mwumve ibyo ari gucamo. Abantu benshi bagira uburyo butandukanye bwo kwerekanamo ibikomere. Ahubwo niba hari ubazi uwo muntu umeze gutyo, mwegere umwereke ko turakumva ibyo uri kunyuramo kandi tukuri hafi. N'ubundi urimo uragenda bigarukaho tugana ku musozo. Uwo muntu wanyuze wahuye n'ibyo bikomere byo kuba yaranduye indwara yandura mu mibonano mpuzabitsina, by'umwihariko virusi itera sida yo itanakira, yakwitabwaho ate kugira ngo ubuzima bwongere kuba buzima? Mbere na mbere akeneye abantu bamuba hafi, akeneye abantu bamutega amatwi bakamwumva, batamwumva bamucira urubanza cyangwa bamushinja amakosa yakoze. Akeneye abantu bamwereka ko kuba yaranduye virusi itera sida ko ubuzima butarangiye, ahubwo ubuzima bugikomeza. Ikindi akeneye abantu bamuba hafi, babasha kuba babasha kumwegereza umuganga ushinzwe imitekerereze, kuba yamufasha, kuko buriya ni urugendo ruba rutoroshye. Ruriya rugendo kurugenda muri wenyine, hari igihe ugiramo irungu, hari igihe unanirwa ukicara, biba ngombwa ko ukenera umuntu ugufata akaboko akagusindagiza, akaguherekeza mpaka kugeza aho nawe ubasha kugira ute kwikomeza muri rwa rugendo, ndetse ukaba wabasha no gukomeza abandi mufatanyije urwo rugendo. Ikindi ntibabakire nk'indwara, ahubwo babakire nk'abantu. Nibyo binabafasha bikanabaha n'icyizere cy'ejo hazaza. Ku bantu bapima abantu agasanga yaranduye, n'ubuhe buryo bwiza akwiye kumuha igisubizo? Ubundi leta nk'uko yabishyizemo imbaraga n'ubu ikomeza gukangurira abantu, amavuriro yose ubundi agomba kuba afite umuganga ushinzwe indwara zo mu mutwe, imitekerereze n'amarangamutima. Ako kantu amarangamutima hari abantu batagaha agaciro. Hari uwakira ikibazo akacyakira ako kanya akanamenya n'uburyo akigendamo, hari n'undi bigora, bitinda, bifata igihe kinini. Aho rero niho ngira inama abaganga, si ngombwa ko buri wese ntagakwiye kumenya igisubizo cy'ako kanya, ndetse banza unamenye ngo ese wongeye kubibwira ameze ate, yiteguye kubyakira ako kanya, yiteguye kubyumva, ese nyuma yo kubyumva harakurikiraho iki? Niyo mpamvu nkangurira abaganga, mbere y'uko uha umuntu igisubizo, banza wite ku marangamutima yewe. Aho kwita ngo ndahita mutangiza imiti ako kanya, banza wite ku marangamutima, kuko ya miti nta kamaro izagira imitekerereze cyangwa amarangamutima y'umuntu yarangiritse. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nibyo rero bijyanye n'ingaruka z'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, zirimo na virusi itera sida ku buzima bwo mu mutwe bw'uzirwaye. Cyakora niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811, ni ukuvuga 8011 w'uwo muryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakirana yombi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyatwitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiye twabanye kandi nizere ko wungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njya gutegura iki kiganiro nkanakikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Mugire ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ngo ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore, ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo, isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.